Hello, buri wese kurikiye Ernest 250 rambaramba kandi urambire kubona ibyiza. Uyu munsi ngiye tugiye kubana na Melissa uzamwibutsa hanyuma utuntu tw'ingenzi nabateguriye. Mbere ya byose tutarakomeza ntaravuga ibintu byinshi, mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, mugira amahoro aho muri hose mu ntara zose murimo, mugubwe neza kandi uyu mwaka ubabere umwaka w'umugisha, musoze amahoro. Hanyuma hari ikintu cy'ingenzi nifuje kubagezaho, igitekerezo cyiza kandi numvise ko ntashobora kukihererana kuko biba byiza iyo umuntu hari ibitekerezo afite hanyuma akabisangiza abandi. Maze iminsi ntekereza cyangwa se mfite ibitekerezo byinshi ku bintu bijyanye n'ingo z'iyi minsi cyangwa se urushako rwo muri iyi minsi. Ntabwo ngiye kubuza abantu gushaka, ahubwo ngiye gutanga inama zatuma dukomera cyangwa se tukabasha kuguma mu ngo zacu tumeze neza kandi dutuje. Muri kubaza ati uyu mukobwa kakiri mutoya cyane ibindi by'ingo abizi gute, ariko ni ibitekerezo kandi byagutse. Buri wese ubugira umugisha wo kurikurikirana neza kuva iki kiganiro gitangiye kugeza gisoje arakuramo inyigisho. Hanyuma reka mbwire abantu, ikiganiro kireba abantu bubatse ingo ndetse n'abateganya kuzubaka, kuko twese tuba turi mu rugendo. Today ndi umukobwa ariko ejo nshobora kuba ndi Mariya, sibyo? Hanyuma rero nagize igitekerezo cyiza kandi gifite ishingiro. Ngiye kubahereza urugero ariko rukubiyemo inyigisho nziza cyane. Murabona iyo umuntu agiye gushinga business, twese turabizi hano hanze turayibona, unashinga business, amakampani, ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu agiye gushinga business arategura, ni project ndende nyine aba yarateguye, akavuga ngo ino business ngiye gukora bizagenda gutya na gutya, akavuga ngo wenda nyise gutya, wenda tuvuga ko ari kantine ugiye gushinga, ukavuga ngo nzakodesha inzu, nzishyura umukozi uzankorera bizagenda gutya na gutya, ukavuga ngo ahantu nteze inyungu ni ahangaha. Hanyuma iyo umaze gupanga ahantu uzabona inyungu, utekereza ko ashobora kuzazamo n'ibihombo. Ariko umucuruzi cyangwa se buri umwe wese washinze business, iyo ari gushinga business anatekereza ko mu gihe yahombye hari ikintu gishobora kumukavaringa muri business ye. Urugero, mfite miliyoni 5, ntangije business ya miliyoni 3. Ndavuga ni ngewe wenda ngiye gucuruza, inyungu yagize biri ahangaha, abakozi nzishyura abangaba, ariko birashoboka ko nshobora kuzahomba muri miliyoni 5. Ubwo ntangije igishoro cya miliyoni 3, reka mfate miliyoni 2 cyangwa miliyoni 1 nyishire ku ruhande kugira ngo umunsi nahombye nkabona byanze ya miliyoni izabashe kunkavaringa. Ariko hari abantu batabitekerezaho, wowe ukagenda ugashinga business gusa utitaye ngo uzahomba, hanyuma wahomba byose bikarangira rimwe ukagwa hasi, nye byose bigapfa. Hanyuma impamvu ntanze no rugero n'uruhi, nkuko umucuruzi cyangwa nkuko umuntu ufite business yagiye gushinga business ye atekereza ku bintu bibiri, inyungu n'igihombo, hanyuma kongeraho n'ikindi kintu gishobora kuzamuka varinga. Ndagira ngo mbwire buri muntu wese ukurikiye Ernest 250 kugira ngo ankurikire neza yumve, wowe waba uri umubyeyi, waba uri umugabo, waba uri umusore cyangwa se uri umukobwa, tekereza kuri ibi bintu. Muntu ushinze business, ntutekereze ko ushobora kuzahomba, ntutekereze ko mu gihe nahombye, mu gihe byanze niki kizabasha kunkavaringa. Ndi kugira ngo mubanze mve kano kantu neza, nibwo muri buze kumva n'ikintu ngiye kuvuga nyuma gato. Byanze bikunze nugira ibyago ugahomba, nugira ibyago akagira ibintu byangirika muri business yawe, nta kintu ufite kizabasha kugukavaringa. Bivuze ngo business yawe ishobora kwita ijya down byose bikarangira. Ndabigereranya n'iki rero? Bantu turi kujya mu ngo turimo turashaka, niba koko umucuruzi atekereje gukora, agatekereza business, agatekereza ibizamukavaringa mu gihe yahombye, mu gihe yagize igihombo muri business ye, ya mafaranga cyangwa se amafaranga nizigamye nzayafatanya turamvuga ngo reka nyongere muri business yanjye kugira ngo ikavaringa kino gihombo, reka nongere muri company yanjye amafaranga nizigamye kugira ngo bikuremo kino gihombo nagize muri business yanjye. Hanyuma rero no mu rugo nuko bigenda. Niba ugiye kujya mu rugo uri umusore cyangwa se uri umukobwa, tekereza ku bintu bibiri. Mbera nk'umuntu ugiye muri business, uvuga ngo ngiye mu rugo habaye ibintu bibiri, habaye ibyishimo hakabaye no kubabara. Ntago ari ijuru kuko turacyari mu isi, kandi mu isi harimo intambara nyinshi. Ariko niba ugiye mu rugo ukaba uzi ko ugiye kubaka urugo n'umutima wawe wose, tekereza kuri ibi bintu. Uvuga ngo ngiye mu rugo, aka kanya mpagurutse mu rugo, ngiye mu rwanjye,
nzabonayo ibyishimo ariko nzabonayo n'imibabaro. Ibyishimo ndabigereranya na ya kampani ya wa muntu, ya hoteli cyangwa se rya duka rye yashimye. Reka mbigereranye n'urugo. Reka dufate ibyo bintu byo kuba umuntu yashinze kampani cyangwa se boutique tubigereranye n'ijambo urugo cyangwa kujya mu rugo, kujya muri business. Ngiye mu bucuruzi, ngiye gushinga hoteli, ngiye kujya muri business yo gutwara imodoka, gutwara abagenzi. Iyo ni business yanjye, tubyitiranye n'urugo. Hanyuma mu gihe nishimye mu rugo rwanjye, ni za nyungu zo muri business ku mucuruzi. Wa mucuruzi uri gucuruza akabona arimo arunguka, akabona ari kubona inyungu nyinshi, agira ibyishimo. Nawe ugeze mu rugo rwawe rero ukabona biri kugenda neza, nicyo cya kindi twita ibyishimo byo mu rugo, amahoro yo mu rugo, umutuzo wo mu rugo. Ni kimwe na wa mucuruzi uri kubona inyungu muri business ye. Muri kunyumva neza? Nizeye ko muri kugenda mu nyumva. Ndi kugerageza kubisobanura mu byumve neza, ntihagire ikintu kiza kubacika. Nabwiye ngo ibyishimo byo mu rugo. Icyambere, business twagereranyije n'urugo tugiyemo, inyungu tuzigereranya n'ibyishimo byo mu rugo. Hanyuma ibihombo byo muri ya business yanjye nashinze ndabigereranya n'ibigeragezo byo mu rugo rwanjye, intambara zo mu rugo. Urugero, ushatse murya mugahaga, murya saa sita na nijoro cyangwa murya gatatu ku munsi. Yego, urugero umucuruzi nacuruzaga nkunguka ibihumbi 100 ku munsi, none ndi kujya ncuruza ngiye ngahomba. Ndabigeranya nuko ngiye mu rugo rwanye nashatse mbona ibyo kurya, nijya za mayoneze, mba ahantu heza, ndara ku buriri bwiza. Ariko mu gihe ngeze mu bibazo, mu gihe mbuze ibyo kurya, mu gihe mburaye, mu gihe ibintu byanze, bansohoye mu nzu se, banyirukanye muri quartier, byagenze gute, ubushobozi mbega bubaye bukeya, abana banjye ku ishuri biranze, kandi nashatse biga mu bigo byiza, mbakuyeho mbazanye muri 9. Ese mu gihe ugeze muri ibyo bihombo bya business yawe, mu gihe ugeze muri ya mibabaro yo mu rugo rwawe, mu gihe cyagiye cy'inyungu muri business kirangiye, turabigeranya no mu gihe cyagihe cy'ibyishimo mu rugo bisa nkaho bigabanutse. Yego, hanyuma nk'uko wa mucuruzi yabonye ko ari guhomba muri business ye, agafata ya mafaranga yari yarizigamye akayongeramo kugira ngo akavaringe igihombo. Ndagusaba we mukobwa ugiye gushaka, we musore ugiye gushaka, nawe mubyeyi uri mu rugo umazemo igihe, mu gihe ugeze muri ibi bihe bigoye, mu gihe ugeze muri ibi bihe biruhije, mu gihe uburayi utarajya guburara, wisara, wita umutwe, wikiteza abantu. No, tuza. Ahubwo ndagira ngo abageze mu rugo bubaka ikintu cyitwa kwihangana, bagishyira ahantu kiba cyo kibakavaringa. Hanyuma n'abatarajyayo cyangwa n'abatekereza kujyayo bagire ikintu kizabakavaringa. Ikintu cyitwa kwihangana nicyo nshaka kubabwira. Ntabwo mvuze ngo amafaranga azagukavaringa, ko amafaranga arashira. Ariko mu gihe ugeze mu rugo rwawe, wa mukobwa we, wa musore we, namwe babyeyi mu rusanzwemo, ukagera mu bihe nk'ibyo by'ibihombo twageranyije na ya business yahombye, ukabura kwihangana, ugasanga nta kintu wigeze usevinga gishobora kuzagukavaringa, ndakubwiza ukuri ko nta hantu bizagera, bizarangira vuba kandi cyane. Ariko mu gihe wagiye mu rugo rwawe ukavuga ngo mu gihe mburaye nubwo naryaga 3 ku munsi na savings, ijambo bita kwihangana riraje rirankavarinze. Mu gihe naburaye ntago ntaye umutwe, ntago ntaye urugo, ntago ntaye abana, ngo nuko naburaye, ntago ngiye gushakisha amaronka ahandi, ngo nuko naburaye. Rero mureke mbabwire n'ukuri, twungurana ibitekerezo. Iki ni igitekerezo nungutse mbitekerezaho iminsi myinshi, numva nabisangiza abantu. Mureke dukavaringe kwihangana kwacu, kandi kwihangana kwacu mw'abakobwa mwe, namwe mw'abasore mwe, ntabwo tuzabasha kubyubaka tugeze mu rugo, ahubwo tuzabivana mu busore tubijyane mu ngo zacu, tuzabivana mu bukobwa tubujyane mu bubyeyi. Sibyo? Niba nari umukobwa mbasha kwihangana, mbasha gukavaringa ibibazo byanjye, nimba n'umubyeyi nzabyimukana mbivane mu bukobwa mbijyane mu rugo. Mu gihe nahombye, mu gihe nahuye n'ibibazo mu rugo rwanjye, kwihangana nahagurukanye mu bukobwa nkawujyana mu bugore, muzabasha kunkavaringa. Sibyo rata mw'abakobwa mwe, nawe mw'abasore mwe, twese biratureba, kuko kwihangana ni intwaro ikomeye cyane cyane cyane, ituma tunesha ibintu uko byaba bikomeye kose. Kandi reka mbabwire n'ukuri, nimukurikiza ibi bintu mukabyitaho cyane, wa mukobwa we, wa musore we, ntabwo uzitoza kwihangana ugeze mu rugo. Ntabwo uzitoza kuvuga neza mu rugo ugeze mu rugo. Bitangira aka kanya. Tangira kwihangana ukiri mu bukobwa, tangira kumenya guca bugufi ukiri mu bukobwa, tangira kumenya
sinzi ukuntu nabibabwira ko ndumva mfite ibintu byinshi binyuzuye muri njye, ariko nimwifuza ko dukomeza kujya mbabwira ibindi bitekerezo muzatwandikira muri comment kuri Lioness 250 mutubwire. Ariko mureke uyu munsi nabazaniye gusevinga ijambo ryitwa kwihangana, rifite intego yo kuzadukavaringa mu bibazo twageramo ibyo ari byo byose. Kwihangana ni ijambo ry'Imana rirabivuga, rivuga ngo kwihangana bitera kunesha. Mureke tugire kwihangana, mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe, mw'ababyeyi mwe, namwe bana bato cyane mukiri hasi, mwige kwihangana. Niba umubyeyi aguhannye, ihangane we gusara, kuko ibintu ari kukubwira gerageza ubyumve, sibyo? Ubyumve yo kumva ko umubyeyi akwanga, ibyo ni ukwihangana. Niba iwanyu ubona mwaburaye, wijya mu baturanyi ngo ujye gushukura, oya, wijya kubasebya ngo isi yose imenye ko mwaburaye, wa mwana ukiri muto nawe. Ahubwo igakuba mu rugo uvuga ngo nubwo twaburaye papa yarasanzwe atuzanira ibyo kurya, ariko uyu munsi ntibyakunze. Usevinge kwihangana kugira ngo bigukavaringa mu gihe ukiri iwanyu. Ejo utazagera mu rugo rwawe maze gukura ugasanga ibikubayeho byose uri biri hanze, urashonje uri biri hanze, babahaye prive uri biri hanze. No, twihangane. Umuntu wihangana abasha no kugira ibanga ry'ibintu bye, akabigirira sekirite yabyo, bikaba bifite umutekano. Mu gihe ubona byakomeye, kwihangana no kurireka ntago mbabeshye. Kwihangana niyo ntwaro yonyine ikomeye ishobora gutuma urambira mu bintu niyo byaba bikomeye, hanyuma ukazasingira ikintu cyiza nyuma yo kunesha. Murakoze, mugira amahoro. Ni Melissa mwabanye kuri uyu munsi, ndabashimiye cyane.